Muraho neza ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kongera kubana namwe bakunzi bacu mudukurikira hirya no hino aho muri hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo ku isi ku migabane itandukanye. Tubahaye ikaze kuri Christian Family Life kandi turabashimiye uburyo mukomeje kubana natwe ndetse mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye. Ntabwo ari ugukurikira gusa ahubwo icyo dushima cyane ni uwo murimo ukorwa mu buzima bwanyu nyuma yo gukurikira ijambo, nyuma yo kumva ikiganiro runaka hakagira ikintu usigarana. Iriya ni imbuto tuba duteye kandi ni imbuto tuba twizera ko izagira umusaruro ukomeye ubuzima bwawe ndetse no mu buzima bw'abakuzengurutse. Mbahaye ikaze rero kandi munyemerere nkomeze mbifurize umwaka mushya muhire kuko turacyari mu kwezi kwa mbere nubwo dusa nkaho tukugeze hagati. Mwabibonye ko birimo birihuta natwe tugomba gushyiramo agatege, tugomba gushyiramo umuvuduko muri za ntego zose twihaye no muri bya bintu byose twiyemeje. Bahaye ikaze rero nababwira iki, reka dutumire Mwuka Wera hanyuma tuganire ku ngingo y'uyu munsi. Data mu izina rya Yesu turagushimye kubw'impano y'ubuzima waduhaye kandi tugwaye ikaze kugira ngo uze ubane natwe no mu byo tugiye kuganira nonaha haze kugira umuntu ugira icyo asigarana kiri bwubake ubuzima bwe kikamufasha kuva ku ntambwe ajya ku yindi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Bahaye ikaze Nemerite Kaminka, wenda kuri wowe waba uje hano ari ubwa mbere ukaba urimo urabona umudamu urimo kuvugira imbere yawe. Nemerite Kaminka nahamagariwe umuryango cyane cyane, ariko nkaba mfite n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nkora. Byose ndabishimira Imana kandi nkushimira nawe kuko dufatanyije muri uru rugendo. Uyu munsi rero hari ikibazo kimwe umukunzi wacu yatubajije. Uroye ni umukobwa uri mu gihe cyo kurambagizwa, hanyuma aranyandikira arambaza ati ariko pastor, nkunda inama tugira, nkunda ibiganiro ukora, ariko ndagira ngo umfashe. Ese mu bantu mfite 5 10 bantereta, ni gute nashobora guhitamo umuntu nyawe muri aba ngaba? Ni gute namenya ngo uyu niwe ukwiye kuba umugabo wanjye cyangwa uyu niwe tuzabana? Nari ngiye kuvuga izina ryawe, mbabarire. Ndagira ngo rero nkushimire bwa mbere kandi dushime Imana no muri icyo kigero cyiza urimo cyo guteretwa, cyo gushakwa cyangwa se kirimo kikwinjiza kugira ngo uzagire urushako, kugira ngo rero uzamenye umuntu muzubakana cyangwa umenye umuntu uwo ari we muri abo benshi cyane baza imbere yawe. Wowe ngiye kwita X, ugomba kubanza ukimenya wowe ubwawe. Yego, kuko buriya ushingira kuri wowe uko uteye no ku byo wifuza cyangwa no ku byo ushaka, kugira ngo umenye guhitamo muri ba bantu benshi baza bagusanga ufite nibura bimwe muri bya bintu wowe ushaka nk'umuntu, sibyo? Rero ndasubiza muri rusange unyemerere, ariko rero bizagufasha wowe nubanza ukisobanukirwa. Wenda mu bintu ngiye kuvuga bikaba biri kuri liste yawe cyangwa bitariho, bizagufasha kumenya uko ushobora kwitwara ndetse n'abandi bose cyangwa benshi bagiye kuba badukurikira. Ikintu cya mbere rero numva umuntu akwiriye kureba cyangwa se kumenya no guhamya ngo uyu muntu ni umuntu wanjye, uyu muntu ndumva ari umuntu twagendana urugendo rurerure. Kuko urabizi Bibiliya iravuga ngo nta bantu babiri bajya bagendana batabyumvikanyeho cyangwa batabisezeranye. Ndumva umuntu ubona wa muntu utunguka, waba ukimukubita amaso ukumva umeze nk'umuntu uruhutse muri wowe. Wenda tuvuge wirirwanya umunsi, uri stress, ufite ibibazo byinshi, hari ibibabaje byakubayeho, hari ibyo bakubwiye wumva bikuremereye, ariko wamukubita amaso aturutse hariya cyangwa yaguhamagara wapfa kumva ijwi rye gusa ukumva ni nk'aho ibibazo byawe byose birangiye. Uwo muntu ni umuntu utagomba kureka, ni umuntu ugomba gufatiraho kuko afite ikintu kidasanzwe muri we, giyo gihuye n'ubuzima bwawe kigira icyo kirema cyangwa kigira icyo gikora. Adamu nawe igihe Imana yamusinzirizaga ikakura Eva mu rubavu ikamurema ngo agikanguka, Imana ikimumuzanira ngo yaramurebye. Ntabwo Bibiliya yandika ko yavuze ngo ariko urebye amagambo yavuze ubona ko yamubonyemo ikintu kidasanzwe.
yamwumvisemo nk'umuntu uje atandukanye n'intare, atandukanye n'inzovu, atandukanye na byo bikoko byose yirirwanaga nabyo mu ngobyi ya Eden, atandukanye n'ibintu byose yari yarabonye aho ngaho, ngo aravuga ngo uyu nguyu ngo ni akara ko mu mara yanjye, urumva, ngo ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uriya muntu ubona muri bariya abantu 10, muri bariya abantu 5, uguhamagara ukumva uraruhutse, ubona ukumva ubuzima bwawe bwose burakeye, uwo muntu ushatse wabikonsidera, wabitindaho. Ego, kuko reka nanakwibutse yuko hari n'undi ubona umva telefone y'isoni wabona ari we ukumva ucitse intege, ukumva nta nubwo ufite n'imbaraga zo kwihutira kujya kwitaba telefone ye. Ni ukuvuga ko nta connection, nta kintu gihujwe cyangwa kibahuza wowe nawe. Uyu nguyu rero ubona telefone cyangwa wanakumva gusa ko hari ahantu muri buhurire ukumva ubaye excited, harimo ikintu ugomba kwitaho no gutindaho cyane. Ikindi rero uwo muntu agomba kuba ari wa muntu ukumva, akakumva kandi akakumva utarinze kuvunika. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ukumenya noneho akajya akumva waba uvuze waba utanavuze. Yego, akakumenya, waba utaranamubwira n'icyakubayeho akaba yabonye muduze zawe cyangwa ukuntu umeze. Mbega umuntu utakugora mu buryo bwo kumwumvisha ibintu, mu buryo bwo kumubwira ibiri ku mutima wawe. Uzi ko hari umuntu excuse me mukundana ariko ukajya wumva ufite ikintu uri bushake kumubwira ariko ukagitindana kubera gutekereza ngo noneho ndabitangira gute, se nabihera hehe, ese arabyumva gute, ese arareactinga gute, ese ntago waba mu burubwo buzima buri gihe. So ukwiriye umuntu ukumva utavunitse mu buryo bworoshye, mu buryo ari bisekeje washobora kubimubwira, ari bibabaje washobora kubimubwira, ari byagushimishije washobora kubimubwira. Umuntu mushobora gusekana, urumva, mu gihe wasetse, ariko no mu gihe wababaye wenda mukababarana, cyangwa se no mu gihe uri confused, kuko bibaho mu buzima bw'umuntu ugasanga hari ukuntu yumva yaramutse, ukuntu atazi nawe ubwe. Wa muntu uza kumva utavunitse akagufata ukuboko, akagufasha, akakukura muri iyo mood waramukiyemo nawe ubwawe udasobanukiwe, akagusubiza ku murongo. Fatireho, uhatinde cyane. Undi rero ikindi kintu wareba cyangwa se cyakubera wenda nk'ingingo yo gutindaho cyangwa yo kwigaho, ni ukuvuga ngo wa muntu ukwakira uko uri, uko uri wowe, adashaka kuguhindura, adashaka kuvuga ngo ugende nk'uko we agenda, adashaka kuvuga ngo utekereze nk'uko we atekereza, adashaka kukuvana muko uri ngo akugire undi muntu. Okay? Urabyumva ibyo mvuga? Hari abantu bakunda abandi ariko bakabakunda bakurura bishyira. N'abantu bateye gutyo bazi ko ashobora guhindura umuntu, bazi ko ashobora nta kibazo nzamusengera zahinduka, cyangwa se nzamuhindura. Oya, umuntu kwakira ukuri, nimba hari ibyo atagukunzeho ariko ari intege nke zawe cyangwa uko uteye ukabona afite ubuntu bwo kubyihanganira, uwo niwe muntu ukwiriye gutindaho, ukabitekerezaho inshuro nyinshi, ukabisubiramo kugira ngo urebe uko hari icyavamo, cyangwa se yaba ari we wakwegukana cyangwa wamwegukana. Urumva, naho ibyo gutekereza ngo nzahindura biravuna cyane, bizana n'impaka nyinshi hagati y'abantu. Hari n'abatandukana kubera iyo mpamvu. Uyu mugore cyangwa uyu mugabo ntabwo ameze nk'uko nshaka. Ntabwo twebwe duhindura abantu, ahubwo twiga kubana n'abantu uko bameze. Hari ibintu bigenda bihinduka uko abantu barushaho kubana cyangwa bamarana igihe, ariko bigahinduka nta rutugu rw'undi ruvunitse, bigahinduka nta marangamutima y'undi muntu akomerekejwe. So uriya muntu at the beginning, ku ntangiriro, ubona cyangwa akubona, akabona akwakiriye nk'uko umeze, atakuruhije, atakuzengurutse, atakubujije amahoro, adashatse kuvuga ngo hinduka,
ni byiza, simvuze ko hari ibintu bitaganirwa, ibintu byose biraganirwa. Niba hari ikintu udakunda ukibwira mugenzi wawe, ariko ukamuha umwanya wo kugira ngo arebe ese nanjye ibingibi nzabishobora, ese ko najyaga nkunda kuvuga gutya none runaka akaba ashaka ko mvuga ntya, ese bizakunda? Ubirebye ugashyira ku munzani ukabona bidakunda rwose, nakubwira ngo wikwirirwa wigora, kuko nimugera n'imbere bizabananira. Yes, bizabananira kuko ntago waba muri pretense, ntago wabaho mu kwihisha cyangwa mu buryarya bwo kwigira uwo utari we mu gihe kirekire, ntago bikunda. Bigera aho ngaho icyambaro watiye ukagikuraho ukakijunya ukaba wowe. Ni nko kwibohora ni nko kwikura umunyururu mu ijosi, ukavuga uti ahwi, igihe nabereye none ngenzisereye ngenda meze nk'uziritse, ntavuga ibi, ntakora ibi, ntakoma rutenderi. I want freedom. Sasa umuntu uza kukubuza freedom, ngiye navuga ngo mureke hakiri kare, ahubwo urebe wa muntu uza kwakira nk'ukuri, akemera kugendana nawe uko umeze nuko uteye. Ikindi wakwitegereza muri abo bantu barimo baza imbere yawe, wareba umuntu muhuza, umuntu mwuzuzanya ku bintu byinshi. Ntabwo abantu bajya bahuza 100%, ariko rwose hari ukuntu abantu bavuga ikintu ukabona baracyumvise mu buryo bworoshye, ukabona bagihurijeho mu buryo bworoshye, ukabona nubwo umwe yatangiye aturuka ibumoso undi agatangira aturuka iburyo, ariko bakagera ahantu rwose bakumva barabihamije, bakumva niwo mugambi, bakumva niko bimeze. Guhuza ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma noneho n'igihe mutahuje cyangwa mutuzuzanyije, ntihabeho kurwana. Akantu gakomeye cyane. Hari ukuntu mwahuza bikagenda neza, hari n'igihe mudahuza ariko mukaba mufite uko gukura muri mwebwe ko kumva ko nubwo tutahuje ntago bivuze ko turi burwane, nubwo tutahuje kuri iyi ngingo ntago bivuze ko bibaye intandaro yo kutumvikana cyangwa yo gukimbirana mu rugo cyangwa mu mubano wacu. So ni ikintu cy'ingenzi cyane kureba umuntu muri buhuze kandi muri bwuzuzanye, ariko nanone hatabaho kuzuzanya cyangwa kudahuza ku kintu runaka, ntihabeho imirwano, mugakomeza muri amahoro, ubuzima bwanyu bugakomeza. Kuko ibintu ntibiganirwa rimwe, ntibiganirwa kabiri. Hari icyo ushobora kuganira uyu munsi ukabona ntabwo kijemo neza, ejo ukagisubiramo, nubona bidakunda just leave it, ubuzima bukomeze, ariko ntibibe impamvu yo gukubitana ibipfunsi. Okay? Ikindi kintu washobora kureba muri abo bantu 5 cyangwa 10 baje bagushaka, ubwo ndimo ndavuga cyane cyane ku mukobwa kuko niwe wambajije, ariko no ku bahungu nabo bashobora gufatamo ingingo zimwe na zimwe cyangwa na zose rwose, kuko bose barabikeneye, ariko munshubirije cyane cyane uruhande rw'abakobwa kuko nabajijwe n'umukobwa. Ikindi kintu rero wareba n'umuntu ukora ibyo avuga. Abongereza bavuga ngo the man of his word. Umuntu uri buvuga ikintu akagikora aba ari umuntu w'inyangamugayo. Urumva, atari wa wundi ukubwira ngo ndaza kubikora hanyuma bikarangira utamenya uko byagenze, ntibyakozwe, ntiyanakubwiye n'impamvu bitakozwe, bitangirira mu tuntu dutoya. Sheri, uyu munsi saa 6 duhure hehe na hehe dusangire. Ukitegura ukajyayo, wagerayo umuntu ntumubone, nyuma y'iminota 30 wamubuze ugahamagara. Wahamagara ati yo akazi kamfashe cyangwa se byagenze gute. Aho ngaho ukwiriye gutangira kugabanya speed bukeya, kuko niba umuntu atangiye kukubeshya cyangwa se kukubwira ibintu bito ntabikore, ntutekereza ko n'ibinini azabikora. Buriya kiba kikwereka uko umuntu ateye. Yego, harimo akantu muri we ko kutubahiriza ibyo yavuze cyangwa ko kudashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ubwo rero ntabwo ari ikintu cyiza, haba kuri wowe nk'umukobwa witegura kuzaba umugore cyangwa nk'umusore wawe witegura kuzaba umugabo, ntabwo ari ikintu cyiza cyo gutangiriraho urugo. Ni ikintu cyo kutagira consistency, ni ikintu cyo kutaba honest, ni ikintu cyo kutavugisha ukuri, ni ikintu cyo utakwizera cyangwa utashinga hagati ngo uvuge ngo ngiye kuzajya mbyihanganira. Kuko nimba azavuga ibintu tuvuge 10 agakora kimwe muri ibyo 10, wumva ubuzima bwanyu bwazagera hehe? Mwabana gute? Mwajya muhora mushwana, mwajya muhora mu mahane no mu nduru kuko ibyo yavuze ntabwo yabikoze. Akandi kantu washobora kureba, ngira ngo ari nako kanyuma wenda ashaka gusorezaho ubu none ahangaha, no kumva wa muntu washobora
kutabaho mutari kumwe. Hari ukuntu abantu bavuga ngo ushaka umuntu kubera ko ushaka ko mubana, ahubwo shaka wa wundi wumva ko udashobora kubaho mutari kumwe. Ni ukuvuga ngo iyo adahari hari ibintu uba wumva bibuze mu buzima bwawe. Iyo utaramubona hari ikintu uba wumva kitaravayo muri wowe. Uwo ni we muntu muri abo ngabo 10, muri abo 5, muri abo 6, muri abo 2 se bari imbere yawe, ufite amadosiye yabo urimo wigaho uyu munsi. Utu tuntu uko ari 6 washobora kutureba, ariko nk'uko nabivuze ntago ari kuri buri wese, kuko biterwa nuko wowe uteye. Mbere na mbere nicyo kintu nahereyeho, ko ugomba kwimenya, kwisobanukirwa, ukamenya ibyo ushaka, ukamenya uriwe wowe ubwawe, noneho ugashaka umuntu uzuzuzanya neza cyangwa uzahuza neza n'ukuntu wowe uteye. Nari nkubwiye utuntu 6 rero washobora kurebaho. Ureba umuntu iyo akiza cyangwa hamagaye avuga ko agiye kuza, ukumva uraruhutse, ukumva uranezerewe, ukumva wibagiwe bya bibazo byose wari wirirwanye uwo munsi. Ukareba umuntu ukumva utavunitse, utagombye kwisobanura cyane, utagombye kuzenguruka. Ukareba umuntu ukwakira nk'uko uri, atari wa wundi uvuga ngo aza guhindura, kuko nta muntu uhindura undi. Akangashinga hagati, Imana niyo ihindura abantu. Ibi ngibi nkunda kubibona ku bakobwa b'abarokore. Hari Paulo yaranditse aravuga ngo umucyo n'umwijima ntaho bihurira. Rero bityo abatizera ntibakwiriye kwifatanya n'abizera, cyane cyane mu rushako. Ariko umuntu akavuga ati oya, ibyo ngibyo ntago ari ngombwa, nzamuhindura. Reka nkubwire, niba muri mu nzu umwe akaba avuga Yesu, undi akaba avuga Muhammad, ibyo ni ibintu bibiri bidashobora guhura. Ni nkuko tujya tureba ka gafilime ka Tom and Jerry. Ntabwo bishobora guhura, byabateza ibibazo bikomeye cyane. So ikintu cyo guhuza ni cyiza, ukareba umuntu muhuza kandi muzuzanya, ariko n'igihe mutuzuzanyije ntihabeho intambara. Ukareba umuntu ukora ibyo avuga, hanyuma ukareba wa muntu wowe wumva udashobora kubaho mutari kumwe, kuko iyo ataraza hari ibintu uba wumva bitaratungana. Ngayo nguko rero ndumva ari uko nabisubiza kuri uyu mugoroba, nubwo hari izindi ngingo nyinshi cyane umuntu ashobora kureba, ariko mvuze muri rusange kandi muri make mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikintu twashobora kwitaho mu gihe turimo gushaka kurambagizwa cyangwa kurambagiza abantu tuzabana nabo. Ndumva byinshi bikubiyemo aho ngaho. Umuntu usenga, umuntu ukunda abantu, umuntu ibyo byose byaterwa nawe uriwe n'ibyo ushaka. Liste ni ndende, ubwo nawe waza kongeraho ibyawe. Imana ibahe umugisha. Turambagize neza, turambagizwe neza, kuko niho hari urufatiro cyangwa ishingiro ry'urugo. Uko urugo ruzarama bihera mu buryo warambagije. Yes, bihera mu buryo warebye umuntu, umukobwa cyangwa umuhungu mwifuza kuzubakana urugo rwanyu. Indangagaciro ni ngombwa, ibyo yemera, uko ateye, yes, uko avuga, ni byinshi cyane. Ntabwo nabijyamo ngo mbisoze ubu none aha ngaha, ariko tubyiteho kandi tubirebe, tubigenzure. Bizadufasha cyane kurambagiza neza no kurambagizwa neza, hanyuma tuzagire urugo rurambye. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.